Nyuma y'isengesho rero ryiza tumaze gusenga muranyimirira amajwi yarimo aravuga nabi nabyumvaga, hari n'abambwiye ko amajwi batayumvaga neza, ariko ubu ndizera ko bimeze neza. Ni indirimbo yitwa Bizemera ya David Kega, ushobora kuyireba kuri YouTube yiwe yitwa David Kega. Hanyuma nongeye kubaha ikaze kuri mwe mwese mudukurikiye aho muri hirya no hino, haba abari hanze y'u Rwanda ndetse n'abari mu gihugu, mwese mbahaye ikaze rwose. Umwami Imana nakomeze kubana namwe kandi akomeze kubarinda, akomeze kubagira neza, yibuke amasengesho yanyu musenga umunsi ku munsi, ababere igisubizo, abibuke rwose. Hanyuma munyemerere twinjire mu ijambo ry'Imana, hanyuma iryo jambo ry'Imana niryo riza kudufasha uyu munsi, igicamunsi cy'aya masaha ni saa 7:13. Wowe ugifungura radio yawe uhawe ikaze muri studio. Muraza kwihanganira gakorora karimo na grippe, ariko ntabwo ari cyane ariko Imana nayo iradushoboza. Turebe ijambo ry'Imana dusanga muri Itangiriro ibice 15 umurongo wa 1 kugera ku 6. Hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu mwiyerekwa riti, Aburahamu witinya ninjye ngabo igukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Umurongo wa 2, Aburahamu arabaza ati, Mwami Uwiteka uzangororera iki ko ngenda ndicike, kandi uzazungura urugo rwanjye ari Eliyezeri umunyadamasiko. Umurongo wa 3 ati, dore nta rubyaro wampaye, kandi uwavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti, uwo si uzaragwa ibyawe, ahubwo uzakomoka ku rukiryi rwawe niwe uzabiragwa. Nuko yizera Uwiteka bimuhaniriza no gukiranuka. Tugiye kuganira umwanya mutoya kuko isaha yacu yo kubohoka no kuhemburwa ni isaha iba buri munsi kuva kwa mbere kugera kwa 5, kuva isaa 7 z'amanywa kugera isaa 8. Uwiteka Imana dushoboze kugira ngo ibyo tuganira aka kanya bize kugira umumaro ku buzima bwawe, kandi niba bigize umumaro ku buzima bwawe ushimire Imana kandi ubwire Imana uti wakoze kuba nagira umugisha wo gutega urugero cyangwa se urugero online radio, aho mudukurikira kuri application zirimo online radio box, radio line, Zeno radio na MyTuner. Uyu munsi ndagira ngo tuganiye ku kintu cyadufasha kunesha ubwoba, kikadufasha kunesha gushidikanya no gucika intege. Haravuga ko amagambo yasubiyemo kenshi mu byanditswe ari amagambo agira ati ntutinye. Izo ncuro usanga bavuga ko izo ncuro zigera hafi 350 muri Bibiliya zigaruka zivuga ngo ntutinye. Imana yarabivuze igihe hamagaraga Gideyoni kugira ngo ayobore Abisirayeli, aho tubisanga mu Bacamanza 6:23. Imana bisobanuriye Yeremiya igihe yamuhamagaraga ngo abe umuhanuzi w'amahanga. Kristo yabisobanuriye abagore amaze kuzuka. Kristo yabwiye abigishwa ati, ntimukiganyire mwibaza icyo muzajya cyangwa icyo muzanywa cyangwa icyo muzambara. Ibyo tubisanga muri Mateyo 6:25. Mu Bafilipi 4:6 naho hari aho hagira ati, ntihakagire ikintu icyo ari cyo cyose kibahangayikisha. Imana ntigeze ishaka ko abantu twebwe tugira ubwoba. Icyaha nicyo cyatumye twebwe abantu tugira ubwoba. Mu Itangiriro igice cya 3, igihe Adamu yakoraga icyaha, ijambo rishya ryatangiye gukoreshwa muri icyo gihe. Igihe Adamu yavuganaga n'Imana, ndavuga icyo gihe Adamu akora icyaha, nibwo ijambo rishya rivuga ngo ntutinye ryatangiye gukoreshwa. Igihe Adamu yavuganaga n'Imana yaravuze ati, nagize ubwoba ndahunga. Ubwoba bwaje icyo gihe ubwo Adamu yaramaze gukora icyaha, atangira kugira ubwoba kuko yaramaze gusobanukirwa ikibi n'icyiza, abashije kumenya neza ko ibyo yakoze Imana yamubujije, agira ubwoba bw'icyaha yakoze. Muri iki gihe rero abantu bahanganye n'ikibazo cy'ubwoba, tugorwa no gutinya ibyahise, iby'ubu n'iby'igihe kizaza, guhangayika, ubwoba n'ibindi.
ubwoba rero ni ikintu gisanzwe ku muntu nubwo Imana itigeze ishaka ko dutinya. Muri Yohana wa mbere ibice 4:18 niho hagira hati mwemwe muraza gusoma kuri Bibiliya zanyu, urukundo rutunganyije rwose rumara ubwoba. Ufite ubwoba ntiyari yagera ku rukundo, kubera ko tuzi Imana kandi tukaba twaravutse ubwa kabiri, twabonye urukundo. Iyo rwuzuye muri twe rushobora kuvanaho ubwoba bwose. Imana ikomeze kutugirira neza. Nizera ko turi kugendana abo turi kumwe. Abantu muri rusange sibo bonyine bagira ubwoba, ndetse n'abizera nabo nuko bagira ubwoba. Nyuma yo gusaba ko umuriro uva mu ijuru ukamanuka ugakongora abatambyi ba Bali, Eliya yarahunze kubera ubwoba kugira ngo umwami atamwica. Ubwo Yezebeli yamukangishaga ko azamwica, mu Bami ba mbere ibice 19, abigishwa ba Kristo bamaze kumujyana ngo bamubambe ku musaraba. Abigishwa ba Kristo barahunze icyo gihe. Bamaze gutwara Kristo, abigishwa be barahunze kubera ubwoba. Iyo niyo mpamvu ituma tubona mu byanditswe inama nyinshi cyane zo kutagira ubwoba cyangwa guhangayika. Ibyo biterwa nuko mu buryo runaka twese duhangana n'ubwoba. Ikibazo nakubaza nanjye nibaza, ni izihe ngaruka zimwe na zimwe zo kubaho mu bwoba? Wowe urazitubwira, ushobora kuzitekerezaho. Akenshi ubwoba butuma umuntu yiheba. Uyu munsi ngiye kukubwira kubohoka ku kintu cyitwa ubwoba. Akenshi ubwoba butuma umuntu yiheba. Mu Migani 12:25 niho hagira hati imihangayiko yo mu mutima w'umuntu ituma agira agahinda. Akenshi gutinya cyangwa guhangayika bituma umuntu akora icyaha. Ibyo turabyemeranya. Akenshi gutinya cyangwa guhangayika bishobora kudushyira mu cyaha. Twabonye ko Aburahamu yabeshye umugore we kuko yatinyaga ko Abanyegiputa bamwica kugira ngo bamutware. Ubwoba buzatuma ubuzima bwawe bwo mu buryo bw'umwuka butagira icyo bugeraho. Ahangaha munkurikire neza. Aburahamu yarabeshye avuga ko umugore wari mushiki we kandi ari umugore we, kuko yatinyaga ko we ari busigare yishwe bakamutwarira umugore. Ubwoba rero, ubwoba kenshi butuma ubuzima bwacu bwo mu buryo bw'umwuka butagira icyo bugeraho. Mu Migani 29:25 haravuga ngo gutinya abantu kugusha mu mutego. Iyo umuntu afatiye mu mutego ntaba gishobora kuva aho ari. Abakristo benshi rero ntibakomeza gutera imbere mu buryo bw'umwuka kubera ko dutinyanye, kuko bafite ubwoba. Kandi akenshi ubwo bwoba buterwa n'ibyo baba barababwiye cyangwa ibyo batekereza, cyangwa se ibyo abantu bashobora kubagirira. Ubwoba buzaduca intege mu buryo bw'umwuka. Nanone kandi izi ni zimwe mu ngaruka. Ni ukuvuga ngo ubwoba, ingaruka zabwo hari ubwo biduca intege mu buryo bw'umwuka. Nanone kandi gutinya bituma ijambo ry'Imana ritagira icyo ritumarira mu mibereho yacu. Iyo turebye muri Matayo 13:22 haravuga ngo yavugaga iby'ubutaka burimo amahwa. Yagize ati imihangayiko yo muri iyi si n'imbaraga zishukana z'ubutunzi bibuza ijambo ry'Imana kwiyongera muri twe, bigatuma ritera imbuto zindi. Ku bakristo benshi rero ijambo ry'Imana ntirikiri rizima kuri bo, kubera ko aho kugendera mu kwizera bagendera mu mihangayiko no mu bwoba. Kubw'ibyo ijambo ry'Imana riratinda kandi ntiryere imbuto mu mibereho yabo. Kubera ibyo byose dushobora gusobanukirwa impamvu umwanzi wacu akora uko ashoboye kose kugira ngo ateze ubwoba bizera. Bishobora kubabuza cyane gukora ibyo Imana ishaka. Satani ategeka imitima y'abantu benshi binyuriye mu bwoba. Aho niyo Satani afatira abantu. Mwitangira igice cya 15 umurongo waho wa mbere kugera ku 6, Aburahamu yatewe ubwoba. Atebwa ubwoba bwinshi, Imana iza kumubwira ngo yitinya. Tuzi ko yari afite ubwoba kuko Imana yamwegereye iramubwira ati witinya. Umurongo wa mbere. Imana ntabwo imeze nkatwe habe na gato. Impamvu itameze nkatwe nuko ikomeza icyo yavuze, kandi Imana niyo kwizerwa. Niba Imana ivuze iti witinya, dushobora kwiringira tudashidikanya ko Aburahamu yarwanyijwe n'ubwoba, kandi birashoboka ko byamuteye gucika intege. Niki mu by'ukuri Aburahamu yatinyaga? Bisa naho hari ibintu byinshi.
mu itangira igice cya 14 yanesheje ingabo z'abami bane b'iburasirazuba bari bashyize hamwe. Umwe muri bo yari umwami ukomeye cyane witwaga Kedorahomeri, wamaze imyaka 12 akandamiza abami batanu hafi y'inyanja y'umunyu. Mu by'ukuri uyu mwami n'abambari be batatu batsinze abami bari ku nyanja y'umunyu, hakubiyemo n'umwami w'i Sodomu, maze bahunga bajyana n'umwishywa wa Aburahamu. Aburahamu n'ingabo ze 318 zari zaratojwe hamwe n'indi miryango ibiri yari yunze ubumwe, batsinze abami bane b'iburasirazuba mu gitero cya nijoro. Barangije batwara iminyago yabo yose, hakubiyemo na Loti. Birashoboka ko Aburahamu yatinyaga ingaruka z'icyo gitero. Abo bami bari bateje akaga kandi byarashobokaga cyane kuko bashakaga kwihorera. Hari bamwe batekerezaga ko Aburahamu ashobora kuba yarahanganye n'ingaruka z'intambara. Ntitwaremewe ngo twicwe cyangwa ngo turebe abantu bapfa. Ingaruka z'intambara zisiga ibikomere ku bantu bakomeye cyane kuruta abandi. Aburahamu nawe ashobora kuba yari ameze atyo, ariko kandi dushobora no kubimenya binyuriye mu biganiro ajyanye n'Imana, kuko Aburahamu nawe yarahangayikishijwe n'imibereho y'igihe kizaza. Yasize byose ajya mu gihugu cy'isezerano, ariko icyo gihugu cy'i Kanani ari nacyo gihugu twise igihugu cy'i Kanani, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Imana imusezeranya ko yari kuzamugira ishyanga rikomeye. Mu by'ukuri icyo gihe Aburahamu yari amaze kuba umuntu ukomeye. Yanesheje ingabo zo mu burasirazuba, kandi nta gushidikana ko icyo gihe abantu bose babaga i Kanani bamwubahaga. Icyakora Aburahamu yari agifite umwana w'umuhungu utari umuragwa wawo mu rugo rwe. Ibi sinzi ko mwari mubizi. Kuba Aburahamu yari azi ko yashoboraga kwihorera kandi akicwa, bishobora kuba byaratumye atekereza ko wari kuzamuragwa, wari kuzamusimbura. Agatekereza n'uburyo Imana yari kuzasohoza isezerano ryayo. Igihe Imana yabonekeraga Aburahamu rero kugira ngo imuhumurize, yamubwiye ko yarahangayikishijwe nuko atari afite umurage, umusimbura cyangwa se n'umusimbura we cyangwa umuragwa we wazaraga. Hanyuma Imana yongera gusezeranya Aburahamu ko yari kuzabyara umwana, kandi urubyaro rwe rwari kuba nk'inyenyeri zo mu ijuru. Mu gihe dusuzuma icyo kiganiro Imana yagiranye na Aburahamu, dushobora kuvana amasomo menshi ku bihereranye no kurwanya ubwoba, gushidikanya no gucika intege. Ibyo bikaba bizadufasha kugendera mu mahoro no mu rukundo Imana yifuza ko twagira. Ni ayahe mabanga yo kurwanya ubwoba, gushidikanya no gucika intege? Ikibazo cy'ingenzi nakubaza ni irihe somo wavana mu kiganiro cya Aburahamu yagiranye n'Imana mu itangira 15:16 1-6 ku birebana no kurwanya ubwoba, gushidikanya no gucika intege? Kugira ngo turwanye ubwoba rero, gushidikanya no gucika intege, tugomba kumenya impamvu zibitera. Nyuma y'ibyo, ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu mu iyerekwa riti, Aburahamu witinya, ndinga bikurinda ingororano yawe ikomeye cyane. Nanone kandi Aburahamu ashobora kuba yatinyaga ko abami bane b'iburasirazuba bazamwihorera. Ariko kumwihorera, ibyo ntabyo none abantu baratekereza bakibaza bati se nabyo byari kuba byamutera ubwoba? Yego. Nanone kandi arimo atekereza ku mibereho y'igihe kizaza. Ibi ni bimwe mu buzima bwacu duhora duhangayikiye, dufitiye ubwoba. Nibyo birashoboka ko nteze amatwi aka kanya ufite ubwoba bwinshi bw'ibihe bizaza. Nanjye nuko ari icyo gihe kimbaho, ubwoba bukansura. Ariko icyo gihe Satani nawe aprofitiramo. Kubera ko adafite umwana, nabyo byamuteraga ubwoba Aburahamu. Aravuga ati sibu nimvaho nkapfa, umuzungura wanjye nuriya koko, uwo ntibyariye mu nda yanjye. Imana yaramubonekeye maze imuvugisha, igaragaza impamvu yari afite ubwoba, imubwira ko ari ingabo ikingira Aburahamu kandi ko ari ingororano ikomeye. Aburahamu ntiyagombaga guhangayikishwa no kurindwa cyangwa kubona ibyo yari akeneye, kuko Imana yari kuzamwitaho. Mu buryo nk'ubwo, bumwe mu buryo bwo kurwanya ubwoba ni ukumenya impamvu z'ibanze zituma tugira ubwoba. Icyo tukwiye kuganiraho cyangwa se tugomba kuzaganiraho ubutaha, ni ibihe bintu bikunze gutuma umuntu agira ubwoba, agashidikanya kandi agacika intege. Ubwoba, gushidikanya no gucika intege akenshi biterwa n'ibibazo byo mu buryo bw'umubiri.
biterwa no n'ibyo mu buryo bw'umubiri. Nta gushidikanya rero ko Aburahamu yari amaze gutsinda abami bane b'iburasirazuba, we nabo bari bafatanyije. Yari agiye guhabwa icyubahiro gishya n'abaturanyi be b'Abanyakanani, kandi yari amaze kubona ko ibyo Imana yari yaratanze mu buryo bw'igitangaza ari byo gushimira Imana. Iyo umuntu afite ibyiyumvo bishimishije, akenshi nawe aba afite ibyiyumvo, hari n'igihe aba afite n'ibyiyumvo bibi. Nta gushidikanya rero, iyo niyo mpamvu yatumye Eliya nanone arwana n'ubwoba, kwiheba no kwifuza gupfa nyuma yo gutsinda Ahabu n'abahanuzi be. Ibyo mwari mubizi ko Eliya nawe yagize ubwoba, ariheba, yifuza no gupfa nyuma y'uko yari amaze gutsinda abahanuzi ba Bali. Turabisanga mu bami ba mbere ibice 17 umurongo wa 12 kugera ku 14. Ngo yahunze afite ubwoba, asaba Imana ko yamwica. Igisubizo cye imbere y'Imana ntabwo kigeze cyumvikana. Niba koko yarashakaga gupfa, kuki atemeye ko Yezebeli amwica aho guhunga? Yayisabiye gupfa, abisaba Imana, nyamara igihe ari imbere ya Yezebeli yari kubisaba akabwira Yezebeli ati sinkiye guhunga, ahubwo nyicira hano nipfire. Ariko kandi igitangaje, kubera ubwoba yifuje gupfa yamaze guhunga, Imana rero ntiyigeze isubiza icyo cyifuzo cye cyo gupfa, ahubwo yamuhaye ibyo kurya byiza n'ikiruhuko. Eliya yari akeneye kurya no kuryama. Inshuro nyinshi natwe niko bigenda mu buzima. Twagiye twiruka ku bintu byinshi kugira ngo twubahirize igihe ntarengwa, kandi amaherezo turagisoza. Nyuma yaho gato twagize impanuka. Ibyo ni ibyo ngenda mvuga bibaho mu buzima bwacu. Turiheba, turananirwa, twumva turarushye, twumva twakwisabira gupfa kubera ibyo twagiye tugerageza bikanga, tukumva ubuzima bwacu naho burangiriye, icyaduha tugapfa, ubwoba bukaba bwinshi. Ese biko biri kwanga, ejo bizamera bite? Kubera ko rero nta mbaraga dufite zo kwifata, dushobora guhita dutekereza ibintu bidashyize mu gaciro, tukagira ubwoba, tukagira imihangayiko kubera ibyo bintu tuba turi kubona bidashira, kandi tugacika intege. Hari igihe rero tuba dukeneye kuruhuka no kurya ibyo kurya byiza kugira ngo turwanye ubwoba, gushidikanya no gucika intege. Tugomba kumenya impamvu zibitera. Ibiryo byiza ni ibihe? Ni ijambo ry'Imana twumva. Kuruhuka kwiza ni ukuruhuka usenga, ugasabana n'Imana. Tugiye gusoza. Icya kabiri, ubwoba, gushidikanya no gucika intege akenshi biterwa n'ibitero byo mu buryo bw'umwuka. Ubwa mbere tubonye ko akenshi biterwa n'ibibazo byo mu buryo bw'umubiri. Hari ibintu bishobora gutera ubwoba mu buryo bw'umubiri, ariko hari n'ikindi twavuga cyo mu buryo bw'umwuka. Mu by'ukuri kugira ubwoba ni ukwirengagiza Imana, kandi kubera iyo mpamvu buri gihe Satani agerageza gutuma abantu bagira ubwoba. Kugira ukwizera ni ukwakira amasezerano y'Imana, kandi gutinya kenshi bizatuma abantu twivanaho y'amasezerano Imana yaduhaye, yadusezeranyije. Kandi ibyo byatumye Imana ibacira urubanza aho kubaha imigisha abantu bameze nk'abo. Abantu benshi ntibumva Imana bitewe n'uko bayitinya. Baravuga bati sinashobora kubikora, ibyo ntibishoboka. Umwanzi akunze kureshya abantu mu bwoba, akaba ariho abatwara, ukareba ubwoba cyane kurusha ibindi, gushidikanya no kwiheba, kubera ko bazi ko umuntu ufite ubwoba kandi wihebye adashobora kugira icyo amarira ubwami bw'Imana. Ibyanditswe byise Satani intare itontoma ishaka guconshomera uwo ishoboye wese. Hari abavuga ko intare zitontoma kugira ngo zibuze imbaraga ibyihebe byazo. Mu buryo nk'ubwo Satani yifuza kuduca intege kugira ngo atume tudakomeza kwishimira ibyiza Imana iduha. Umwami Sawuli mu by'ukuri yari afite umudayimoni wamubabazaga, wamutezaga imihangayiko n'ubwoba. Yabigaragaje binyuriye mu gusaba Dawidi, umwanditsi wa Zaburi mu Isirayeli, kumucurangira indirimbo zo kumufasha kugira ngo ave muri ibyo bihe. Mu by'ukuri rimwe na rimwe umuzi w'ubwoba bwacu ushobora kuba ari uwo mu buryo bw'umwuka. Kubw'ibyo rero tugomba kurwanya binyuriye mu buryo bw'umwuka. Urugero nko gusoma ijambo ry'Imana, nabivuze, gusenga, ukongera ugasenga. Tugomba kurwanya Satani twifashishije intwaro
twahawe n'Imana arizo ntwaro z'umwuka. Icyanyuma navuga, ubwoba, gushidika no gucika intege akenshi biterwa no kwibanda ku bintu bibi. Ibintu bibi tukabyibandaho. Birashoboka ko Aburahamu yibandaga ku bami b'Uburasirazuba bashobora kuba bashaka kwihorera aho kwibanda ku Mana. Kubera ko yashoboraga gupfa, birashoboka ko yabajije ibyerekeye igisekuru cye n'uko Imana itamuhaye urubyaro. Yari afite imitekerereze idakwiriye yatumye agira ubwoba kandi yiheba. Nanone kandi ashobora kuba yaribazaga impamvu yanze kwigarura iminyago y'umwami w'i Sodomu, bityo akibaza impamvu Imana yita ingororano ya Aburahamu. Urugero, igihe Petero yagendaga hejuru y'amazi, yitegereje umuyaga n'umuraba maze agira ubwoba atangira kurohama. Ubusanzwe natwe niko tubigenza. Icyo tubona ni ibibazo, nibyo tubona imbere gusa, ntago tubona Kristo. Tubona ibibazo, tubona ingorane, tubona ibihe ntarengwa duhabwa aho kubona Kristo. Aho rero niyo dutangira kurohama mu mazi nk'uko Petero yarohamyemo, kubera ko ubwoba, gushidika no gucika intege akenshi biterwa no kwibanda ku bintu bibi. Yabonaga akabona bitari bushoboka, akabona ari urupfu. Petero ari kugendagenda hejuru y'amazi, kwizera ko Kristo yari imbere ariko ntiyamurebaga, ahubwo ubwoba bwari bwinshi, yabonaga ko urupfu ruri kumusatira. Tugomba kwihingamo tukibanda ku byiza. Muri Yesaya 26:3 haragira hati, ufite umutima ushikamye uzamurinda w'amahoro masa kuko akwiringiye. Ibyo tuzabishobora nidushyira Kristo mu mwanya wa mbere mu mibereho yacu, tugashyira mu mwanya wa mbere imishyikirano dufitanye nawe, ari bwo busabane. Ibi bintu bitatu nagira ngo bigendane. Ibintu bikunze gutuma umuntu agira ubwoba agashidikanya, turabibona. Icya mbere ni ibibazo byo mu buryo bw'umubiri. Icya kabiri ni ibibazo byo mu buryo bw'umwuka. Icya gatatu twabonye ko ari ibibazo ari kubona ibintu bibi gusa. Iteka ryose ugahora wiyaturiraho ibintu bibi, ugahora ubona ibintu bibi imbere ya mu buzima bwawe. Wabona ikintu ukakibona mu kintu kibi, kumva ko kidashoboka, ukabona byose ni urupfu n'ubuzima, ukagera kuri level ubona ibintu byose byaranze. Imana itubabarire cyane, Imana itubabarire cyane. Ariko rero tukanarya. Hari uburyo bw'umubiri kuruhuka no kurya neza, burya nabyo birafasha. Ariko mu buryo bw'umwuka twabibonye, tugomba gusenga, tugasoma ijambo ry'Imana kugira ngo ubwoba bwacu bushire. Tugomba gusenga, tukagira dute, tukanasoma ijambo ry'Imana. Ibyo bizadufasha ko ubwoba bushira, kuko ijambo ry'Imana niho tuganirira n'Imana hamwe no gusenga. Ariko mu ijambo ry'Imana, Imana ibiri kutuganiriza, natwe twaba turi gusenga tukongera tukaganira n'Imana. Ariko by'umwihariko nitwe tuba dufite umwanya munini, kuko Imana ibiduteza amatwi. Twe turasenga, Imana ikaduha urubuga rwo kuvuga byose, ikadutega amatwi. Natwe ikongera ikatuganiriza binyuze mu ijambo ryayo, tugasoma ijambo ry'Imana, ikadusobanura, ikatuganiriza. Rero ubwoba ni kimwe mu bintu biri mu muntu, ariko kandi dukwiye kumenya ko ubwoba buri mu bimwe bimuca intege ukwizera kwacu, bigaca intege urugendo rwo mu buryo bw'umwuka, gukura n'ibindi. Duhora dushakisha ubwoba, dukoresha ibyaha. Ubwoba butuma ushobora gukora icyaha utari ukwiye kugikora. Ubwoba ni iki? Ubwoba ni iki? Icyo rero nicyo kizadufasha kunesha, nuko dusenga. Kunesha ubwoba no gushidika no gucika intege nuko dusenga, tukanasoma ijambo ryayo, nuko turuhuka kandi tukagerageza no kurya ibintu bidufasha. Ariko reka nibande mu buryo bw'umwuka. Imana yacu ishimwe kubwira ijambo. Icyo nakubwira cyo ukwiye kumenya ko Imana yacu ibereho kukubwira ngo ntutinye. Niryo jambo riva mu kanwa kayo aka kanya, iki gicamunsi. Ijambo ry'Imana rije kubwira ngo ntutinye ibyo ubona bikugoye, ibyo ubona imbere yawe, ntutinye. Wizere Imana, kandi nayo urabizi ko uwayizeye atajya akorwa n'isoni. Uwayizeye ntajya akorwa n'isoni.
ntutinye rero, wizere Imana kuko ariyo yonyine, ishobora kugushoboza ubwoba bugashira, uru rugendo ukarubasha. Reka tugaruke mu kanya twinjira mu mwanya mwiza wo gusenga nyuma y'iri ndirimbo nziza, iyi ndirimbo nziza ya Rick Ubuntu ati ntutinye. Ubuntu ati ari kumwe natwe, umwami uko yahoze niko akiri, ubwoba nibushire rwose, umwami Imana ari kumwe natwe ntidutinye. Eliya yarahunze kubera ubwoba, ayisabira Imana gupfa, ariko Imana ntiyigeze imwemerera. Sibye Eliya rero hari n'abandi tukagiye twumva, na Aburahamu ubwo Imana yamubwira ngo ntutinye, ikamuha isezerano, kwari ukumwibutsa ririya sezerano, ariko kandi Imana yaje kumwibuka imuha uzaragwa, imuha urubyaro nk'uko yari yaramuhaye isezerano. Rero ntabwo dukwiye gutinya, ntidukwiye kugira ubwoba bw'ibizaza, ntidukwiye gutinya kugira ubwoba bw'ibyo turi kunyuramo, kuko dufite umwami Yesu uri kumwe natwe kandi umunyembaraga ubasha kuturwanirira. Mureke dusenge Imana, dusengere ibyifuzo byawe n'ibyawe, ubisengere muri kano kanya, ufatanye nanjye dusenge Imana, tubwire Imana ibituremereye, tubwire Imana ibitugose, tubwire Imana ibyo dufitiye ubwoba byose tubyereke Imana. Igikuru nuko dusobanukirwa ijambo ry'Imana tubwira ko ibyo byose bidutera ubwoba dukwiye gufata umwanya wo gusenga no gusoma ijambo ryayo kugira ngo bidukomeze. Mana, turagushimiye kubw'iri jambo, dushimye ko ari wowe wahisemo kuduha ijambo ryiza nk'iri. Twibazaga impamvu ubwoba buhora butuganza, gushidikanya, guhangayika, ariko dusobanukiye ko ubwoba byose biva ku bwoba, kandi ubwo bwoba bukaba ari ubwa Satani. Tubabarire mwami utweze, tubabarire mwami udukureho igisa n'ikibi kiri muri twebwe, kandi ubane natwe, uduhe mwami imitima ishiritse ubwoba, imitima idashidikanya, imitima ikwizeye. Nibyo ubuzima dufite byinshi biduteye ubwoba, hari ubwoba bwinshi bw'ejo hazaza ku bantu batekereza ejo hazaza habo bakurikije ibyo babona muri iyi si. Hari ubwoba bwinshi ku bantu bafite imiryango, batekereza ati abana bacu bazamera gute. Hari ubwoba bwinshi ku bijyanye n'imibereho, ibyo byose bitera ubwoba abantu, ariko mwami reka imitima yacu ihamanye nawe, ikwizere gukomereho. Hari ubwoba bwinshi bw'abafite amadeni mu mabanki, bibaza ngo bizarangira gute. Reka mwamuhembura imitima y'abo bantu bose, ubohora abantu bafite ubwoba nk'ubwo, bahanga amaso wowe, bakwizere, bagusenge, bagupfukame, bakwinginge, bashake mu maso hawe, maze mwami babone ineza yawe, babone gutabarwa kwawe, babone uburyo mwami useruka mu bihe nk'ibyo. Turaguhamagaye muri aya masaha ngo wibuke abarwayi, wibuke imfubyi, wibuke abapfakazi, wibuke abarwayi bari mu bitaro hirya no hino. Ukugira neza kwawe nabo kubasange, bahindurirwa amateka, bahindurirwa amazina mu izina ryawe Yesu Kristo. Uri Imana nzima yo kwizerwa, nta gihe na kimwe twigize tugutakambira ngo tukubure. Igihe cyose twagukenere twarakubonye mwami. Komeza rero kubana natwe no muri bino bihe turi kugushaka no gushaka amaso hawe. Reka tukubone by'ukuri data. Dukeneye kumva ineza yawe, dukeneye kukubona ukora imirimo muri twebwe. Dukeneye mwami kudukomeza muri bino bihe, uduhembure iby'ubwoba bishire mu izina ryawe Yesu Kristo. Duhanga amaso wowe, kumva ijambo ryawe, tuganirizwe nawe, natwe tukubwira ibituremereye. Ukwizera kwacu kwe kuza mu gushidikanya, kandi ugukomera kwacu kwe kuza mu ubwoba mu izina ryawe Yesu. Mwami mwiza rero, nyemerera muri kano kanya navuga byinshi, ariko mu gihe ntaravuga ubabashe gusobanukirwa ibiri mu ndiba y'umutima wanjye. Ariko ndasenga ngo wumve amasengesho y'abaduteze amatwi muri kano kanya. Baragusenga bagusaba, baragusenga bakwinginga, bafite ubwoba bwinshi, bafite ubwoba bw'ibizaza, bw'ibihe bizaza. Ibihe bizaza bimeze bite nta n'umwe ubizi usibye wowe mwami. Ariko kandi iyo umuntu abitekereza agira ubwoba rimwe na rimwe, kuko bavuga ngo dore uko aho isi nyiherukira, dore isi imperuka uko yari imeze, none reba uyubu uko imeze. Ariko data, ijambo ryawe riraduhumurije, ijambo ryawe riratubohoye, ijambo ryawe riraduhembuye. Bana natwe rero, ukomeze gufasha buri wese turi gusengana, umwumve, wumve ibyifuzo byumve gusenga kwe. Kandi nanjye ungirire neza mwami, ukomeze kunyuka, wibuke ibikorwa by'iradiyo no kwaguka kw'iradiyo. Urakoze data, ni mu izina ryawe Yesu Kristo nsabye nizeye, amen.
ni indirimbo nziza rero ya Lick Ubuntu, eka tuyongereho n'izindi zitandukanye. Mu kanya gatoya turaza kuba tugenda tubasezeraho kugira ngo mukomeze kunogerwa n'ibindi biganiro. Saa 11 hari ikiganiro cya siporo, icyo muraza kuba mukigezwaho na Valence cyangwa se Vava ari kumwe na Runi abashe kuboneka Eric, nabo bakaza kubafatanya. Ngo rero ntimuze kucikwa ku bakunzi ba siporo, naho ngeweho biganiro byanjye byo kuri uyu munsi babisojwe. Ni mu gihe hari n'ibindi biganiro tuzaganira turimo turategura, bishobora no gutangira ku munsi w'ejo. Kimwe muri byo kiravuga ngo kitwa uyu munsi na gospel, donc gospel cyangwa se iyobokamana. Uyu munsi ni iyobokamana, niki kiri kuvugwa, nibihe biganirwaho. Iyo tubiganira nabyo ni ikiganiro tuzakora mu buryo busa nk'ubutandukanye n'ubundi tumenyereye. Ni ibiganiro tuzashyiramo icyo nakwita kuganira, tugashyiramo ubusesenguzi, tugashyiramo ukuri kwabyo, kunenga no gushima. Ni ikiganiro cyiza ndakibararikiye kugira ngo muzaze kucyumva. Misi yacyo tuzayishyiraho. YouTube yacu ni Urugero TV and Radio Official, wakora subscribe ugakomeza kubana natwe. Ariko impamvu mbivuze gutya cyangwa nshatse kwibutsa gutya no kugira ngo mumenye iyi gahunda ziri imbere. Twari tukiri mu igerageza, iyi radio yaratuvunnye cyane kubera ko hari uburyo nyine unatangira ikintu afite inzozi ariko akagikora agenda atinya, avuga ati bizashoboka. Ibyo rero bituma ugenda ukora ibintu, ariko ubu nibwo tumaze kubona ko ibintu byose bishoboka, kubera ko nyine natwe twagize bwa bwoba twamaze kumva mu ijambo ryayo. Ariko ubwo iyo bushize, Imana ibasha kugukoresha ibintu bikomeye, hahandi wisanga ugeze ahantu kwiri. Rero ngiye ubwoba bwarashize, nizeye Imana nashidikanya, kandi ibyo ndimo biri mu murongo w'Imana nk'uko bishaka, kandi hari icyo navuganye n'Imana, hari isezerano ry'Imana. Iyo ngira ubwo bwoba, iryo sezerano ntabwo mba naragezeho. Ubwoba rero butuma hari igihe utagera ku isezerano ry'Imana kubera ubwoba Satani agutera bugatuma uvuga ngo si koko ibintu byanashoboka, ukumva bitanashoboka. Imana itugire neza rero. Ngewe mu kanya ndaje mbasezereho, ariko tuzamuka n'indirimbo ya Prosper iravuga ngo ntacyo uzaba, urarinzwe. Yitwa Prosper Nkomezi. Indi ndirimbo yagiye kujyamo yitwa Nitamini, ni indirimbo nziza ya Mbonyi, ndayibasigira mu Giswahili, imwe mu ndirimbo zikunzwe cyane mu gihugu cya Kenya ndetse no muri Tanzania. Nibyo bigumaze kubona bisigaye bikunze indirimbo ze cyane ziri muri rurimi rw'Igiswahili. Mboneraho kubibutsa ko afite igitaramo kuri Noheli muri BK Arena. Ntabwo ari wenyine, Joy Celebration, nabwo tutaramenya niba bazaza bose, ariko Joy Celebration iri mu Rwanda ku itariki 29. Hari n'ibindi bitaramo bitandukanye bya gospel bikomeje kugenda bitegurwa. Asigaye Imana izakomeze kubana nabo. Reka mbashimiye cyane abari badukurikiye. Hari abo mbona bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndabashimiye. Abari mu Rwanda ndabashimiye. Mwese urukundo mutwereka n'uburyo mubana natwe, niyo mpamvu natwe mukwe kujya mutubwira ibyo mwifuza, mukaduha ibitekerezo byanyu kugira ngo mukomeze kugubwa neza ni radio yanyu. Rero yari isaha yo guhembuka, kuboka no guhembuka dushoje. Bari kumwe nanjye aho navutsa ngiye nabwiye ngo tuzongera gusubira ejo saa 11 n'igice mwe niba turi kugeza isaa 1 n'igice ndetse n'isaa 7 kugeza isaa 8. Imana turagushimiye ko abanye natwe, tubaye icyubahiro. Wakoze kubwa buri kimwe cyose, wakoze kubw'ijambo ryawe, wakoze kubw'ubutumwa tugeneye. Ubwoba ni bushire, watubwiye ngo ntidutinye, watubwiye ngo gutinya ubwoba butuma dukora ibyaha byinshi. Tubabarire rero kandi ntukemere ko twongera kugira ubwoba, ahubwo Mwami udushoboze kugushaka mu maso hawe, gusenga no gusoma ijambo byawe kugira ngo bidufashe. Mwami turaguciriye bugufi, budukomeze kandi uturengere mu gihe gikwiriye. Mwami ureke twumva ijwi ryawe ritubwira ngo ntutinye. Mu gihe nk'iki tuba dufite mu bwoba, dukeneye kumva ijwi ryawe. Dushoboze rero mu byo tubona imbere yacu, ubwoba bushire, tunyure muri ibyo bihe turi kumwe nawe, twizeye ko Imana turi kumwe ari Imana y'imyembaraga kandi ishobora byose. Tukuragije amasaha asigaye kugira ngo abantu basubire kuruhuka, ndetse tukuragije n'abagiye mu mirimo muri kino gitondo mu bihugu nka Amerika n'ibindi, ubane nabo mu mirimo yabo, ibyo bari bujye gukora mu kazi kabo, umugisha
bahahe baronye, natwe turi buze kuba twerekeza kuruhuka, natwe ukomeze kubana natwe. Mu izina ryawe Yesu dusenze twizeye kandi tudashidikanya ko Imana yacu ari nyimbaraga kandi isubiza. Amen. Ndabashimiye rero abo twabanye, ndabibona ko ari abo twabanye kuva saa 7 n'amasaha meza Imana yadushimiye. Mureke tujye tuyabanamo ubishobojwe ujye uza tubane n'amasaha meza cyane, kandi mbararikire ko ari ibiganiro byiza byinshi muri iyi minsi tugiye kubazanira byiza rwose. Muzishima, muzakomeza kunogerwa n'izi gahunda zacu, kuko tuzi neza ko natwe icyo duharanira nuko ntabwo ari kugira ngo umwe tubanezeze, ni ukubaha ibintu bibubaka ndetse binabafasha muri bino bihe, muri runo rugendo rw'agakiza twahisemo twese. Nitamini ni indirimbo ya Mbonyi. Reka abariho mbasigira, mukomeze mugubwe neza, munogerwe n'ibiganiro byacu, nakagaruka.